Nkomeje kwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho dukurikira ku Mucyo TV, turabakunda cyane mbonera gusuhuza aho waba uherereye hose, waba uri mu majyaruguru ndetse uri mu majyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, mwese ndabasuhuje mbifuriza kugubwa neza, mbaha n'ikaze mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubategurira. Njyewe amazina yanjye nitwa Timos, tukomeze tubanire mu makuru agiye atandukanye. Reka nkubwire ko rero Igicumbi umugabo yakomerekejwe ku gitsina n'indaya ubwo bari bamaze kuryamana akabura ubwishyu. Ruhango rero kuri uyu munsi rero ubwo bari mu gikorwa cy'umuganda, umugabo ubwo basenyaga amashuri ashaje, umugabo igikuta cyamugwiriye. Aya makuru yose rero reka nze tuyarambure tugenda tureba uko byifashe. Gicumbi rero umugabo yakomerekejwe igitsina n'indaya. Umugabo wo mu karere ka Gicumbi yakomerekejwe igitsina n'indaya ubwo baryamanaga cyangwa nyuma yaho baza gushyamirana ku mafaranga y'ubwishyu rero nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Abaturage rero bamenye ayo makuru batuye hafi y'aho byabereye bavuze ko uwo mugabo nyine yaguze indaya, bemeranya amafaranga 5,000 bamaze kwishimisha ngo uyu mugabo yavuze ko ubwishyu yabuze ubwishyu rero ubushyamirane buvuka ubwo. Amakuru yo dukesha TV1 yatangaje ko rero ibyo byabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 17 Mata 2026. Uyu mugabo rero uri kuvurirwa mu bitaro bya Byumba we ntiyemera ko ayo yabuze ubwishyu. Yavuze ko rero yari afite 40,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko ko yari yumvikanye n'uwo mukobwa 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo rero yari agiye kwishyura ngo uwo mukobwa yahise abona ko afite andi mafaranga, birangira amusabye ko yamwongera akamwishyura 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Umugabo rero ngo yanze kuyamwongera, biba intandaro rero y'amakimbirane. Umuturage rero uzi iby'iyi nkuru we yagize ati yagiye gushaka uwo bararana, agezeyo nyine barakora, barangije agiye kwishyura 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda bari bumvikanye, arayabura, birangira rero bamukomerekeje. Undi ati bambwira ko mugenzi wanjye bamukase igitsina kandi uwakoze ibyo bintu namusabira igihano. Abandi baturage rero banenze uyu mugabo kuko ngo asanzwe yubatse kandi afite n'umukobwa cyangwa nyine asanzwe anubatse afite n'umwana nyine ubwo w'umukobwa. Ati amakosa rero afite umugabo kubera ko mbere yo kujya kumukata igitsina cye ayo masaha y'ijoro yari kuba yatashye agasanga umugore we. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Grace Ngirabakunzi yavuze ko iperereza rigikomeje kuri iki kibazo. Ati ayo makuru rero twarayamenye ndetse ukekwa icyaha arafatwa ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba, niho ari, n'inzego zishinzwe rero gukora iperereza kugira ngo barebe impamvu yabikoze. N'uwakorewe rero icyo cyaha ubu yajyanwe mu bitaro. Ubu nyine uwakorewe icyo cyaha ari kuvurirwa mu bitaro nyine bya Byumba. Numva ko rero ni ibintu biba bibabaje nyine bidashimishije, aho nyine we yabuze gutaha, ariko nuko nyine birangira bigenze gutyo. Umuturage rero yapfuye ari gukora umuganda. Umugabo rero w'imyaka 45 witwaga Nyandwi Emmanuel wari mu muganda wo gusenya amashuri ashaje mu rwunge rw'amashuri rwa Mwendo mu karere ka Ruhango yagwiriwe n'igikuta arapfa.
urwunge rw'amashuri rero rwa Mwendo ruherereye mu mudugudu wa Nyamigina akagari ka Gafunzo, rwari rufite rero ibyumba by'amashuri bishya n'ibishaje bitari bigikoreshwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Mwendo Nemeyimana Jean Bosco yabwiye igihe niho dukesha inkuru ko ibyumba by'amashuri byasenywaga byubatswe kera kandi ko byari byubakishijwe rukarakara. Ati twari mu muganda rero hari ahantu h'ibyumba rero by'amashuri bishaje twubatse ibindi bibisimbura. Uyu munsi rero twari dufite umuganda wo gukuraho ibyo bishaje kugira ngo bitazagwira n'abana. Gitifu Nemeye rero yakomeje agira ati mu byago rero twagize duhirika igikuta kimwe ikindi gihita kiza gifata umwe mu baturage bacu, tugira ibyago rero ahita apfa. Bari benshi bamwe babashije kugihunga ariko we kiramufata kiramugwira. Umurambo wa nyakwigendera rero wajyanywe mu bitaro bya Kabgayi biherereye mu karere ka Ruhango, mu gihe hari gutegurwa gahunda yo kumushyingura. Imana imutuze aheza nyine, nguwo nyine Imana imwakire. Ukumva ko rero bari mu muganda nk'uko Gitifu yakomeje abisobanura rero. Nuko rero igikuta nyine ubwo basenyaga igikuta kimwe kiragwa ikindi gikurikiraho kita ko gifata uwo muturage nyine ubwo ahita ko yitaba Imana. Kurumva ko rero ntabwo biba byoroshye, impanuka zigiye ziriho ariko nyine uwo muturage nta kundi Nyagasani amutuze aheza. Andi makuru ari rero nuko ingabo za Burkina Faso zatewe hapfa abarenga 28. Eswatini isabukuru y'imyaka 40 y'ingoma y'ubwami ayimazeho afite iyo sabukuru nawe. Urumva ko rero andi makuru ari rero nuko Abarundi Abanyekongo bahunze intambara rero ya Uvira batangiye gutaha. Bari bayihunze nyine batangiye kugaruka aho bari bagiye guhunga nyine batangiye kugaruka. Urumva ko rero ari ibintu biri kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Bavuga ko rero batangiye kugaruka mu miryango yabo cyangwa aho bari batuye. Ni amakuru tugenda tugutegurira, tugenda tukubwira ko nyine ari uko bigiye byifasha. Ariko tugarutse kuri iyi nkuru yo muri Gicumbi y'umugabo baba bakase igitsina, kuko ntabwo ari ibintu byiza cyane, kuko kuba wagenda utaye famiye cyangwa utaye umugore ukajya ahandi ukagira ibyo byago rero bakagukata igitsina, urumva ko nabwo ntabwo ari ibintu biba bigize ute, ntabwo ari ibintu binashimishije, ni ibintu byo kunengwa. Basoza ari icyumweru bari guhugura kugira ngo imiryango hano mu karere ka Gicumbi, intumwa yari ihari iturutse muri minisiteri yavuze ko abantu bagabanya ubuharike. Urumva ko rero hagati mu majyaruguru akunda kugaragara ubuharike. Urumva ko rero nimba ubuharike buhari n'amakimbirane agenda akura aba menshi, kandi ntago rero biba ari ibintu byiza cyane. Abantu bagakwiye kureka ibintu nk'ibyo kuko ntago byuzuza umuryango. Nyuma rero turaza kubashyiriraho intumwa yo muri minisiteri irimo igira imiryango nyine inama ko ibyo ngibyo bajya babireka. Reka rero tubashimire. Njye nitwa Timos, amakuru yacu nakagaruka. Ndatekereza ko muri ya miryango 10 twavuze muri buri kagari itabanye neza ariyo tugiye kureba, niyo dukwiye guheraho
gusa iyo tugiye mu miryango ibanye nabi gusa tuba tumeze nk'abari kuzimya umuriro, kandi turashaka ko dukora uburyo bwo gukumira icyaha kitaraba nk'uko wabitubwiraga. Nakuze yasiga yanyu ngo y'umuturanyi umuturanyi ntabwo ugiye wenyine warahindutse uri mwiza wenyine wakwihuta iterambere ukarigeraho vuba rwose, ariko ngo iyo ushaka kugerayo neza ugomba kujyana n'abandi bigira magirira. Iyo tugize abantu babanye neza aho dutuye barenze ibyo babiri batatu bane, inkuru nziza iba yamburiye. Turizera rero ko ubuyobozi buzakomeza kubigiramo uruhare, twifuza ko rwose aka kanya umuntu yatangiye gutekereza abo baturanye ashobora guhuza nabo gahunda muri rya tsinda ritoya abantu basanzwe baganiriramo, bya biryo mu kimina, ukongeraho na gahunda yo kuvuga ngo tugiye kuganira kuri ibi ngibi. Ntabwo ari ukugira ngo dukemure ibyamaze kuba, ahubwo ni ukugira ngo tuganire tunarebe impamvu biri kuba. Numvise watanze ubuhamya avuga ati iyo nasangaga namutanze mu rugo ntabwo byabaga ari byiza, ariko yamaze kumenya impamvu yagiraga ite yabitera, yamaze kumenya umumaro w'ibyo yabaga arimo. Ntabwo yashoboraga kujya mu itsinda amasaha yandi, kandi nabyo bigomba gukora cya kiganiro. Nyabure turabasabye turabinginze mutangire ubu ngubu, ntabwo bizabasaba kuza gusaba sale hano yo gukoreramo, aho abantu bari muri kumwe n'abantu mu governance mu mirenge bafatanye, harimo amadini n'amatorero, abantu bafatanye kugira ngo byibura indi miryango igera kuri 10-15, ariko byaba byiza mutarengeje 17 kugira ngo mube muri itsinda mubasha gufata igihe cyagije buri wese akabona umwanya wo kuvuga. Mu cyumweru bikoze rimwe mugafata amasaha atarenze 3 mukaganira ku isomo rimwe, ntimubikire ibintu mucisha hejuru, ahubwo abantu bakabona umwanya wo kwisuzuma, nkabona uko mwabikoraga, buri wese akavuga ati niki nakora muri ibi. Uwo mwitozo abantu bakawugira bakawukora, hanyuma abantu bakazagaruka bisuzuma. Umusaruro rero tuzawubonera he? Umusaruro nta bizamini bihari, nta seritifika zihari, nta bihembo bihari, ariko ibihembo tuzabona hari kugabanuka kw'amakimbirane. Mwavuze muti Gicumbi ya mbere kubera ibuka mu myaka yashize hari gahunda ya malariya twakoraga hano, bwari tuvuga ngo kurandura malariya bihera kuri iki. Ibintu byose bihereye kuri jyewe mu migirire, hanyuma kongeraho no kubivuga bihita igihugu. Dufatanye rero na gahunda y'igihugu, minisiteri ishobora kubikora yonyine, inzego zindi bafatanye i Kigali ntabwo bashobora kuboneka y'abantu babikora, ubundi ntibanabikora neza, kuko ni mwe munsi ya miryango ya buri munsi abantu dukoramo, ni mwe munsi umwanya ushobora kubikoramo, ni mwe munsi aho ushobora kwinjiza ibiganiro kugira ngo umuntu abashe kubohoka, asobanukirwe na jenda nk'uko twabivugaga, umusobanukirwa n'uwo ari we, ko uyu munsi hari byinshi bivanga, ariko kwisobanukirwa, kumenya ibyo abantu bashobora gufatanyamo, guteka, gukora ya mirimo yo mu rugo, ntabwo ari ukubikorera umugore, ahubwo ni ukubikora kugira ngo umuryango wose ugubwe neza. Ibi rero kugira ngo nibwo butumwa twari dufite, minisiteri y'inzego dufatanya ku bantu bari mu mahugurwa y'iminsi 4, ubutumwa no kugira ngo ibyo wize bigende bigeraho kugeraho. Turasaba ubuyobozi ko bazabikurikirana kugira ngo tumenye imiryango yagezweho, hanyuma uko tugenda tugira igihe ya miryango yose 1000 iri mu kagari ibe yagezweho. Buriya twese twagiye twubaka imiryango, wagira Imana ugahura na padiri akaguha amezi yo kwiga, ariko akakubwira nyine mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ariko umuntu agizwe n'ayo marangamutima, agizwe n'iyo myizerere, agizwe n'iyo mibereho n'imibanire n'abandi, agizwe n'ibifatika n'ibitagaragara. Ni byiza rero ko ibiganiro tubisanga hose, iyo tugize amahirwe Kiliziya ikaba ibifite kugira ngo
dusengera bifite amadini n'amatorero n'abana n'abayisilamu, abantu bakareba ibikwiye gutuma umuryango uvuga neza. Tuzi ko mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'Uburengerazuba mu gihugu cyacu by'umwihariko hari umuco wo guharika. Umuco wo guharika bya buri munsi biracyagoranye ko uri umugabo ushobora gutunga abagore bangana cyangwa baragutunga. Abagore bane basigaye batunga umugabo umuco wo guharika no iyo tuvuze guharika kugira abagore benshi ntanasezeranye, ariko hakabaho iyo wasezeranye n'umwe ugatunga abandi bo byitwa ubusambanyi n'icyaha. Ibi bya byaha bivugaga gukorerwa mu muryango biranahanwa, ariko amategeko ntacyo ashobora guhindura niba mu myumvire ibintu bitarahindutse. Ibi tutumvise impamvu tugomba, kuko iyo tuvuga gender, iyo tuvuga uburinganire, ni ugukorera mugenzi wawe icyo nawe wakwifuza ko agukorera. Abagabo bakunda icyubahiro ni byiza, ariko nta muntu udakunda kuba. Hari umuntu udakunda kuba bose? Abantu bose baratubwira ngo abagore dukunda gukunda, ariko n'umugabo ntabwo ushobora kumwubaha utamukunda. Ntabwo bishoboka. Umuntu udakunda ntabwo ushobora kumwubaha, wamukorera ibyo ugomba kumukorera ariko wivovota mu mutima. Ibyo rero birangira n'ubundi binaniranye. Ariko iyo harimo kubaha, kumva ko umuntu mubana ibyo wifuza ko agukorera nawe ubifitiye imbaraga, ntacyo bigutwara kubikora, ntacyo bitwaye kuko bituma mwese mukunda neza, icyo ngicyo ntacyatubuza kugikora. N'Abanyarwanda rero aho twavuye hakomeye turahazi w'igihugu, ntabwo umuryango ari wo watunanira. Twese twaravutse, igihugu cyabishyize mu nshingano, kandi buri wese nawe ni inshingano, kuko twese dutaha, duturuka, tuba mu miryango. Ibyo dukorera byose iyo tutashye mu miryango utameze neza ntacyo byatumarira. Siko bimeze? Ubwo rero niba nifuza ko umuryango wanjye umera neza, ndifuza ko n'umuturanyi umera neza. Twagiye rero mu isi, sibyo? Mu kagari wenda ni hanini, mu mudugudu ni hanini, ariko tugende mu isi. Mu isi ngo duturane, mu isi ngo duhure mu isibo. duhure mu isibo.